ndabaramukije mu izina rya Yesu. Mbanje gushima Imana muri iki gitondo ko Imana intunze inkoni, ni munyemere tuyikomera amashyi. Nshimiye kandi n'umubyeyi wacu umushumba mukuru w'amatorero ya Betesida kuba yangennye kugira ngo uyu munsi abe aryo uhagarara kuri aya meza ngabura ijambo ry'Imana. Mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Mubumbure Bibiliya zanyu dusome muri Yeremiya. Pastor Sumuta bamumere mikrofone. Tugiye gusoma mu gitabo cya Yeremiya igice cya 38 ku murongo wa 7 kugeza kuri 13. Yeremiya igice cya 38 murongo wa 7 kugeza kuri 13. Kadusome mu izina rya Yesu. Yeremiya ibice 38 murongo wa 7 kugeza kuri 13. Kadusome. Nuko Ebedimeleki w'umunyetiyopiya wari inkona akora mu nzu y'umwami yumvise ko bashyize Yeremiya mu rwobo ubwo umwami yari yicaye mu irembo rya Benyamini. Ebedimeleki ahera ko asohoka mu nzu y'umwami abwira umwami ati, mwami nyagasani, aba bantu bakoze nabi kubyo bakoreye umuhanuzi Yeremiya byose bakamujugunya mu rwobo, none agiye kwicirwamo n'inzara kuko ari nta mutsima usigaye mu murwa. Nuko umwami ategeka Ebedimeleki w'umunyetiyopiya ati, ukure hano abagabo 30 maze mujyane muvane umuhanuzi Yeremiya mu rwobo atarapfa. Nuko Ebedimeleki ajyana n'abo bagabo bajya mu nzu y'umwami munsi y'inzu ibikwamo ibintu, bahakura ibishwambagara n'inyonga zishaje, abiha Yeremiya mu rwobo abimanuje imigozi. Ebedimeleki w'umunyetiyopiya abwira Yeremiya ati, shyira ibyo bishwambagara n'izo nyonga zishaje mu maha, maze urenzeho imigozi. Nuko Yeremiya abigenza atyo, bahera ko bakururisha Yeremiya imigozi, baramuzamura bamukura mu rwobo. Yeremiya aguma mu rugo rw'inzu y'imbohe. Amen. Kadusome n'itangiriro igice cya 14 umurongo wa 11 kugeza kuri 16. Itangiriro igice cya 14 umurongo wa 11 kugeza kuri 16. Kadusome mu izina rya Yesu. Itangiriro ibice 14 umurongo wa 11, ibice 14 umurongo wa 11 tugeze kuri 16. Kadusome. Banyaga ibintu by'i Sodoma n'i Gomora n'ibyo kurya byabo byose baragenda. Na Loti bamufatirayo mpiri, umuhungu wabo wa Buramu wari utuye i Sodomu, banyaga ibintu bye barigendera. Haza umuntu umwe wacitse ku icumu abibwira Buramu umuheburayo, yari atuye ku biti byitwa imyeroni bya Mamure w'umwamoni, mwene se wa Eshikori na Aneri. Bari basezeranye na Buramu. Aburamu yumvise yuko mwene wabo yafashwe mpiri, atabarana n'umutwe we wigishijwe kurwana. Bavukiye mu rugo rwe 318 barabakurikira bagera i Dani. Aburamu n'abagaragu be bigabanyamo imitwe nijoro barabatera, barabanesha. Barabirukankana babageza i Hoba iri ibumoso bw'i Damasiko. Agarura iminyago yose na Loti mwene wabo n'ibye n'abagore nabo n'abandi bantu. Amen. Amen. Twikirize ngo amen. Hashize iminsi Imana impaye ubutumwa, ntabwo ari ejo mushumba mbwira, ahubwo hashize igihe kirenga ukwezi. Ndategura ariko ntegereza ko nzabona umwanya wo kwigisha. Ndashima Imana rero ko impaye umwanya wo kukugezaho ubutumwa bwawe. Mpera mwene so ikiganza mumbwire ngo uyu munsi ni ubutumwa bwawe.
aya magambo dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, abenshi basomye igitabo cye bazi ko Yeremiya ari umuhanuzi w'umubabaro. Yeremiya ntabwo ari nka Yesaya, Yeremiya ntabwo ari nka Ezekiyeli, Yeremiya ntabwo ari nka Ezira, ahubwo muri Bibiliya yitwa umuhanuzi w'imibabaro. Kubera iki? Niwe wahuye n'akaga gakomeye kuko yahanuriye igihugu. Yahanuriye igihugu ko kizabona ibyago, yahanuriye igihugu ko kizabona akaga. Bituma abategetsi bose b'icyo gihe bafata umwanzuro wo kurwanya Yeremiya, kandi yageragezaga kubyikuramo ngo avuge ibindi bikanga. Muribuka ko we yavuze ati Uwiteka waranshutse nemeye gushukwa, niyo ntekereje kubyihorera ngo simbivuge umuriro waka mu magufwa yanjye simbashe guceceka. Byatumye afungwa, byatumye akubitwa, byatumye ashinyagurirwa, byamugeze kure. Amakuru dusomye, umunsi umwe amaze guhanura, abategetsi n'ibikomangoma basanze umwami, baramubwira ati Yeremiya agiye kuturoha, Yeremiya agiye kuzana ibibazo mu gihugu, tumugire dute? Turashaka ko apfa. Umwami aramubaha. Amubahaye baramufata, bamujugunya mu rwobo rw'isayo rurerure rutarimo amazi, kugira ngo azarugwemo apfe nabi. Yeremiya rujyamo, Yeremiya rubamo. Aya makuru aratubwira ngo abantu bose baragenda baraceceka, ariko ngo ibwami hari umugabo w'inkone witwa Ebedimeleki. Ebedimeleki agira imbabazi, agira umutima w'urukundo, ajya gusaba umwami ngo amureke ashake uburyo bavana Yeremiya mu rwobo. Umwami amuha uburenganzira. Ebedimeleki ashaka abagabo 30 bajya gukura Yeremiya mu rwobo. Nubuye butumwa Imana yamaye ngo nguhe. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo nimuhaguruke dutabare abagiye kwicwa na wa mwanzi. Muhaguruke, muve mu byo murimo, muve mu myanya murimo, dutabare. Hari abantu bagiye kwicwa n'umwanzi Satani. Mbwira mwene so ngo ni igihe cyo guhaguruka. Mumbwire umureba amaso uti ni uguhaguruka. Imana yamaye mesaje ivuga ngo niduhaguruke dutabare, hari abantu bagiye kwicwa n'umwanzi. Ebedimeleki yakoze iki rero? Yaratabaye, yatabaye Yeremiya. Ebedimeleki nta bundi bushobozi yari afite. Ebedimeleki yari inkone idafite ijambo. Ebedimeleki nta n'ikindi kintu yari afite, ariko Ebedimeleki yari afite urukundo rwo mu mutima. Ebedimeleki yakundaga umuhanuzi, Ebedimeleki yakundaga Yeremiya. Nicyo cyatumye yemera kwitanga ubwe, ajya gusaba ko bamuha uburenganzira agasova agatabara Yeremiya. Hari abantu ukwiye gusova, hari abantu mukwiye gutabara, hari abantu uzi nawe ukwiye kugeraho ukabatabara. Yabishobojwe n'iki? Ebedimeleki yari afite urukundo. Ebedimeleki yari aziranye n'umwami. Cyo ni icya kabiri. Icya mbere yari afite urukundo, icya kabiri yari aziranye n'umwami. Icya gatatu yari afitanye komunikasiyo n'abandi bantu bakoraga ibwami, kuko umwami yaramubwiye ngo nagende areba abantu 30 bamufashe.
hari abantu wasize inyuma, wowe uza gukizwa, kandi amakuru yabo ufite nuko bagiye kurimbuka. Ibyo urabizi. Imana yarambwiye ngo nkubwire ngo haguruka ugende, shakisha inzira, shakisha uburyo watabara abo bantu, shakisha uburyo wabageraho, shakisha uburyo wabatabara, shakisha uko wabigenza ubagereho ye guceceka. Hari abantu mwakirijwe rimwe munabatirizwa rimwe, abo bantu ntabwo uzi irengero ryabo, kandi barahari hirya no hino, kandi barahari pe. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo haguruka, va mu mwanya, shaka uburyo wabageraho be gupfa. Abo bantu urabazi, batuye hahandi baracyahari. Abo bantu urabazi, baracyari mu kabari. Imana yambwiye nkubwire ngo shakisha uburyo ubatabare. Ongera umunkomere umbwire ngo nugutabara. Shaka uko wabageraho, koresha umugozi. Hari abo mwakiriwe rimwe mu itorero hano, ubaheruka ryari? Kandi iyi ni message. Abo bantu baragukeneye. Wenda ntubasange mu rwobo. Nari na protokole namfashe ndebere Damascene igikoresho namuhaye. Abo bantu barahari. Nigeze kubaho ubuhamya mbabwira umuntu w'inshuti yanjye. Mbere ya jenoside yaragezweho, yari umusore ugezweho pepe. Bakobwa bamukunda, ameze neza, aryoshye. Yari umusore uryoshye, ufite n'amafaranga, yari umushoferi. Mubwiye agakiza antera umugeri. Avuga ati toka we, genda. Ndagerageza biranga. Yari afite ifaranga, avuga rikijyana. Turaburana, tuza kongera kubonana nyuma ya jenoside. Habaye iki rero? Yarambwiye ati noneho ndashaka gukizwa nanjye. Arambwiye ati ariko genda ungure Bibiliya, ungure n'igitabo cy'indirimbo, ndabigura ndabimuzanira. Ku cyumweru tujyana mu rusengero, barabwiriza, hari yicaye nkaho ngaho. Umutima wanjye wari n'abantu Imana mufashe yumva aya magambo ahaguruke baze kumusengera bamwatuza agakiza. Nicyo nasengaga. Barahamagara mbona ntahagurutse, ndababara. Dutashye navuga nti ese byagenze bite kutahagurutse? Ati sindabyumva neza. Ku kindi cyumweru turajyana, tugeze mu rusengero barabwiriza nanone. Ntegereza ko ahaguruka, reka da. Dutashye navuga nti ariko se byagenze bite? Atumva rero, atunkureho agahato. Aturumva, atunkure agahato, niba ari na Bibiliya yawe wanguriye n'indirimbo ari byo ncungira tuzabitware. Atari ko sinkura agahato. Ndaceceka. Bwa gatatu turajyana, nanone ndareba mbona shwi. Numva ndashyugazo n'amaza niko se bite rwose kukerewe. Ahanga turabiza ati sinzagaruka. Ati ndacyafite inshuti, ndacyafite abantu, reka mbanze mbasezere. Ati mbanze mbasezere.
ariko numva agahinda karanyishe mu mutima, ndagenda ndasenga, Imana ntiyagira ikimbwira. Icyumweru kindi ntabwo yaje gusenga, ahubwo numvise amakuru ye ko ari mu bitaro. Abamupimye basanze yahumanijwe, arinda apfa atyo. Ndi mu rupfu rwe narebye uko bamanura umurambo we, agahinda karanyica, ariko nibuka ko ntako ntagize. Nakoze icyo nshoboye, naratabaye, namugezeho inshuro zitari imwe zitari ebyiri. Nshuti mwene data, none wakomeza guceceka, uyu muntu akazaguca mu myanya y'intoki. Urakwiye gutabara. Ebedimeleki yatabaye Yeremiya akoresheje umugozi. Nagira uza hano protokole amfashe. Protokole. Urambure. Edi, jya hasi hariya. Sa n'uwicara. Nguyu Yeremiya aho urakoze cyane kunyubaha kandi biteye isoni. Nguyu Yeremiya aho yarari. Nguyu Yeremiya wari usigajeho gatagapfa. Nguyu Yeremiya wari ugiye kugwa mu rwobo. Ebedimeleki urukundo yari afite ntabwo ashobora gusanga Yeremiya mu rwobo, nawe yajya kurugwamo, ahubwo yakoresheje umugozi. Arawumanura, Yeremiya wihambiraho mu maha. Ebedimeleki afatanya n'abandi bantu haguruka, bakurura Yeremiya, bakurura Yeremiya, bakurura Yeremiya, zamuka uze hano. Bakurura Yeremiya bamukura mu rupfu, bamuzana imusozi. Murakoze cyane. Shaka umugozi. Shaka umugozi umuhereza uwo muntu. Hari n'uwo mwasenganye mugirana ibihe byiza, hari n'uwo mwakoranye umurimo w'Imana byose bigenda neza, ubarihe. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo shaka imigozi. Shaka umugozi w'urukundo, shaka umugozi w'impano, shaka umugozi w'ikintu icyo ari cyo cyose. Ushyire Yeremiya aracyariho, Yeremiya aracyari muzima ntarapfa. Ahari wamuzamura, ahari wamukura. Komera Imana amashyi mwene data. Wamukurayo agakira akaba muzima. Haleluya. Mumbwire ngo wamukurayo. Ndagusubiriramo. Hari uwo mwakirijwe rimwe, arihe? Hari uwo mwakiririwe rimwe, arihe? Hari uwo mwakoranye umurimo w'Imana, arihe? Hari uwo mwasenganye, arihe? Ijwi ririmo riragutota. Manura umugozi. Iyo biza gushoboka nane namanuye umugozi, ariko nawuhereje yanga kuwufata, nabyo byashoboka, ariko we kora ibyo birangiza. Uwo nawuhereje yanze kuwufata, musanga kwa muganga. Ijambo yambwiye rya nyuma yarambwiye ati ndagenda apfuye. Nasanze asarawundinzwe azengurutse n'izo nshuti mbi zo mu isi zanamugiriye nabi, arizo ziri hejuru ye, bigira ngo bararira cyangwa baragira gute, kandi aribo bamuhemukiye. Mpava mbabaye, n'ubu ngira nkamwibuka. Gira vuba, tabara. Shaka imigozi. Imigozi ndashaka kuvuga iki unyumve neza. Ntabwo ari umugozi nk'uyu manuye, ahubwo ni umugozi w'urukundo, ni urukundo, ni imbabazi. Shakisha uburyo. Koresha telefone, si umuhamagare.
musure, gerayo, ongera umuzane, umushyire imbere y'Imana. Ahandi twasomye Aburahamu. Aburahamu yari afite inshuti yitwa Loti. Loti abami baratera, baramufata, baramutwara. Bamutwaye bamugezeyo mu bihugu byabo. Aburahamu abimenye afata icyemezo cyo gutabara Loti. Ndagira ngo umuntu nyumva aya magambo n'ubuhanuzi, fata icyemezo cyo gutabara. Aburahamu yangaje abasirikare, abahungu bazi kurwana 300, aragenda ajya kubohoza Loti. Waruzi ko wabohoza uriya mugabo? Waruzi ko wabohoza bari abakobwa? Waruzi ko wabohoza uriya mugore? Imana yambwiye ngo ni igihe cyacu cyo gutabara abandi. Muhaguruke dutabara abandi. Naratangaye, ubundi mu bisanzwe Aburahamu yari afitanye ikibazo na Loti. Murabizi ko bigeze gutandukana, ariko ntabwo yacyitayeho. Umutima w'urukundo yari afite ntabwo waretse aceceka. Wirengagize n'ikibazo wenda cyabaye, wirengagize n'ingorane wagize. Wowe icyo Imana igusaba, icyo Umwuka Wera yantumye kukubwira, haguruka, shaka uburyo, shaka ibikoresho, utabare. Komera Imana amashyi. Gutabara uri mu kaga bisaba iki? Ntabwo gutabara ari igikorwa cyoroshye. Birasaba d'abord urukundo. Ese uwo muntu uramukunze? Abo bantu urabakunze? Birasaba ubushobozi, birasaba uburyo, birasaba urukundo n'ubwitange biri kumwe, birasaba ubushobozi, birasaba n'uburyo. Ariko niwamara kugira urukundo mu mutima wawe, ukumva afite igishyika n'imbabazi, gushaka niko gushobora uzabishobora. Nahoze ntekereza ngo tuze gusaba abashumba bazadushyirireho umwanya nyuma y'izi nyigisho, hazabeho gushima Imana, buri wese yerekana uwo yakuyeyo, yagaruye. Mbariza mwene so ngo uzabikora? Mumbarize. Reka mbabwire inkuru ntoya. Nayisomye mu gitabo inyereka ubutabazi bukomeye bwakozwe n'abasirikare ba Isirayeli b'abakomando. Hari ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1976, indege Airbus A300 yahagurutse i Tel Aviv, igenda yerekeje mu Bufaransa i Paris. Ariko sinzi uko byagenze, itarahaguruka abagabo b'ibyihebe biba umugono abarinzi b'umutekano baba bayicometsemo. Iyo ndege irahaguruka, bapilote batabizi, no muri tour de contrôle batabizi, ibyihebe bijyamo biragenda, binyura muri Atene mu Bugiriki. Indege irarandinga ihafata abandi, ngo hinjiramo nanone ibindi byihebe. Bimaze gufata ikirere biratangaza ngo abari muri iyi ndege turabatangariza ko twayifashe. Habaye iki? Ubwo murumva ibyabaye mu ndege, habaye urusaku habiki.
babwira ba pilote bati aho kujya mu Faransa mukate twerekeze muri Libya. Bajya muri Libya ngo gufata amavuta y'iyo ndege. Ariko mu bari barimo harimo abayahudi 102, yari ifite abapasaje 248, harimo abayahudi 102. Umwe mu badamu b'abayahudi, murabizi ko ari abanetsi bakomeye, arababeshya arikomeretsa, ashaka ko yikomeretsa imbere mu myanya ndangagitsina. Aravuga ati mfite inda ntoya irasa n'iyigiye kuvamo. Bamukuramo bamusigaho, niwe watanze amakuru. Ndege ivuye muri Libya iragenda ijya muri Entebbe muri Uganda. Bahasanga ibindi byihebe na Idi Amin, murabizi ko icyo gihe ari wayoboraga, yari ikihebe gikuru. Ikibazo kiba cyavutse. Bafata telefoni batangaza ngo abagenzi bose nitwe tubafite mu maboko, kandi dufite abayahudi 102. Turabatangariza rero tubasaba ngo kugira ngo tubarekure, mubanze murekure abanyepalestina 52 bafungiwe 40 muri Isirayeli, abandi bafungiwe mu bindi bihugu, kandi bikorwe mbere y'amasaha 6. Imfungwa ziraho, abagiye gupfa nabo baraho. Hahise hatangira ikibazo cy'imishyikirano. Abafaransa barahaguruka, abayahudi barahaguruka bajya mu mishyikirano. Imishyikirano iranga. Icyakozwe cyantangaje muri iyo nkuru, abakomando kabuhariwe ba Isirayeli bakoze operasiyo biga intambara. Baravuga bati twebwe imishyikirano muyihorere, muduhe amasaha gusa, turaba tuzanye imfungwa tuzibohoje. Barabikora, babigira vuba, mu mwanya muto cyane bageze muri Uganda. Ngira ngo ababizi barabizi ko ikibazo ikibuga cy'indege cya Entebbe cyakozwe n'abayahudi. Bari bakizi neza. Baragenda, bararwana, bakora operasiyo kugeza igihe bagere hejuru y'imbohe zabo, barazibohora, barazitwara. Komera Imana amashyi. Bakoze igikorwa gikomeye cyane cyo kubohora abantu bagiye gupfa. Ufite inshingano ikomeye mwene data. Wowe wiyumva ko ukiri mu gakiza, wowe wiyumva ko Imana ikiri kumwe nawe, wowe wiyumva ko Imana yakugiriye neza, kebura amaso, ubura amaso. Hari abagomba kuba bicaye aho, hari abagomba kuba bari kuri izo ntebe, hari abagomba kuba bari kuririmba nabo, hari abagomba kuba bari gukora protokoli, hari abagomba kuba bari mu murimo w'Imana. Barihe Imana hamwe nkubwire ngo baraboshywe kandi barindiriye gupfa, wa mwanzi abari hejuru. Ni igihe cyawe cyo guhaguruka ugatabara. Ebedi-Meleki twasomye w'umunyamahanga amaze gukora icyo gikorwa, Imana yakoze iki? Ndashaka kubwira ngo hari ibintu byawe byafunzwe bitaza, hari imigisha yawe yafungira ngo itaza, ariko nyuma yo gukora iki gikorwa Imana yambwiye ngo izakingura umuryango w'ubuzima bwawe, izakingura umuryango ku masezerano, izakingura umuryango ku byo yakubwiye. Komera Imana amashyi. Nsomera 39 Yeremiya murongo wa 15 ugeze kuri 18. Yeremiya 39:15 kugeza 18.
kadusome mu izina rya Yesu. Yeremiya 39 15 kugeza 18. kugeza 18. Kadusome. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya ubwo yari abohewe mu rugo rw'inzu y'imbohe riti: genda ubwire Ebedimeleki w'umunyetiyopiya uti uku ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga uku ni ko Uwiteka Imana ya Isirayeli Nyiringabo ivuze ngo dore ngiye gusohoreza uyu murwa amagambo nawuvuzeho yo kuwutera ibyago atari ayo kuwukiza, kandi uzabire uwo munsi bisohoye. Ariko wehoho kuri uwo munsi nzagukiza. Ariko wehoho kuri uwo munsi nzagukiza Ebedimeleki we. Niko Uwiteka avuga. Niko Uwiteka avuga. Kandi ntuzatangwa mu maboko y'abantu utinya. Ni ukuri nzagukiza kandi ntuzicishwa inkota, ahubwo ubugingo bwawe uzabutabarura kuko wanyiringiye. Niko Uwiteka avuga. Amen. Amen. Uwiteka agaruka kuri Yeremiya arambwira ati igikorwa Ebedimeleki yakoze ndakirokonesa ndakizi. Muri ubu butumwa nabwo ngo nkubwire ngo Imana yiteguye kugaruka kuri wowe. Imana yiteguye kugaruka kuvugana nawe. Nubwo ahari ubona bitari bikwiriye, ariko Imana igiye kongera ibikore. Ebedimeleki, uyu murwa ngiye gusohoza ibyo nawuvuzeho bizaba, ariko wowe nzagukiza, nzakurinda, ibyo byago ntibizakugeraho. Ayo makuba mbwira mwene so ngo amakuba azaza ntazakugeraho. Mbwire ngo n'ibyago bizaza ntibizakugeraho niwumvira ubutumwa Imana igutumye uyu munsi. Ambwira ngo nzagukiza. Ebedimeleki nubwo uri umunyamahanga, Ebedimeleki nubwo wari udakwiriye, Ebedimeleki nubwo wari uwo gupfa, Ebedimeleki nubwo utazwi n'abantu, Ebedimeleki nubwo udakunzwe n'abandi, ariko Ebedimeleki nzagukiza kuko igikorwa wakoze cyerekanye kunyiringira. Dukomere Imana amashyi. Nabwo ngo nkubwire ngo haguruka utabare. Imana nayo yiteguye gukipinga ubuzima bwawe, yiteguye gukipinga umutekano wawe, ntacyo uzaba. Imana ishimwe cyane. Somera mu Itangiriro 14:17 ugeze 19. Itangiriro 14:17 kugeza kuri 19. Kadusome mu izina rya Yesu. Itangiriro 14:14 kugera kuri 19. Aburamu yumvise yuko mwene wabo yafashwe mpiri, atabarana n'umutwe we wigishijwe kurwana. Bavukiye mu rugo rwe 318, barabakurikira bagera i Dani. Aburamu n'abagaragu be bigabanyamo imitwe nijoro, barabatera barabanesha, barabirukana babageza i Hoba iri ibumoso bw'i Damasiko. Agarura iminyago yose na Loti mwene wabo n'ibye n'abagore nabo n'abandi bantu. Amen. Komeza. Atabarutse avuye gutsinda Kedorulawomeri n'abandi bami bari kumwe nawe, umwami w'i Sodomo amusanganirira mu gikombe Shavi, nicyo gikombe cy'umwami. Kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino, yari umutambyi w'Imana isumba byose. Amuhesha umugisha ati: Aburamu ahabwe umugisha n'Imana isumba byose, nyir'ijuru n'isi. Kandi Imana isumba byose ihimbazwe, yakugabije ababisha bawe. Nuko Aburamu amuha kimwe mu 10 cya byose. Amen. Amen. Aburahamu avuye gutabara Loti, amuzanye n'abagore be n'abana be n'imitungo ye, ntabwo yarinze kugera mu rugo. Imana yohereje uwitwa Melikisedeki. Mu bisobanuro bya Bibiliya biravuga ngo ni umwami w'amahoro, agereranywa na Kristo. Aburahamu yahuye na Kristo.
Aburahamu yakiri mu nzira yahuye na Kristo yikoreye. Aburahamu ahabwa umugisha. Imana yambwiye ngo yiteguye kuguha umugisha. Mumbwire ngo yiteguye kuguha umugisha. Komera Imana amashyi. Imana yiteguye kuguha umugisha. Imana yiteguye kukugenderera. Imana yiteguye gukingura. Imana yiteguye gukuraho inzitizi. Imana yiteguye gukuraho za mpamvu zo zakubuje gusingira. Haguruka utabare, ni Uwiteka Nyiringabo avuga mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo satira umusozo, ariko nashaka kugusaba, ese urumva ubutumwa ari ubwawe? Hari abo wibutse ugiye gutabara? Hari abo wibutse ugiye gukura mu mwobo? Hari abo wibutse ugiye kuzana mu nzu y'Imana? Hari abo wibutse Imana yibukije umutima wawe? Ndagira ngo duse n'abunama gato cyane umunota umwe, buri muntu wese atekereza. Munyemerere kuname gato. Ntabo wibutse ukwiye gutabara, ntabo wibutse ukwiye kuzana, ntabo wibutse Imana ikwibukije. Tugiye gufata akanya ko gusenga Imana. Tugiye gufata akanya ko gusaba Imana imbaraga. Jana imigozi utabasanga mu rwobo. Hari abari mu rwobo kure bavunaguritse. Manura imigozi y'urukundo. Manura imigozi y'urukundo, bereke urukundo, bereke ineza, bereke ubuntu. Babufateho, babuzamukireho. Bereke urukundo, baruzamukireho. Bereke imbabazi, bazizamukireho. Shaka igikoresho ushobora gukoresha icyo ari cyo cyose kugira ngo bazamure. Kandi Imana iravuze ngo yiteguye kugukorera igitangaza, yiteguye kugukingura imiryango y'ibikinzwe, yiteguye kukugirira neza. Reka nsabe mama Bishop yigira imbere. Mugiye guhaguruka twese dusenge Imana. Ndagira ngo duhaguruke twese dusabe Imana. Tugiye gusaba Imana imbaraga. Tugiye gusaba Imana ibikoresho n'uburyo bidufasha kugira ngo tubasange, tubagereho, tubazamure, tubazanire umwami Yesu. Imana ibahe umugisha. Dukomere Imana yacu amashyi. Tuyongera amashyi kubwo butumwa bwayo. Kandi ubu butumwa burakomeye. Ni message y'Imana ikubwiye nanjye imbwiye. Ubundi Kristo yiyunze natwe, twebwe abari hano, twebwe abamumenye, kugira ngo natwe tuhindukire tumwunge n'abandi. Hari intama za Kristo ngo ziri muri uru rugo, ariko hari n'izindi ziri hirya, nazo zikwiriye kumumenya, nazo zikwiriye kwibukwa, nazo zikwiriye kugaruka mu ruhongore. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo utekereze nk'uko yarabivuze. Twararirimbye turavuga ngo tugende mu misozi, ngo tubabwire ibya Yesu, ngo maze nabo bakizwe, ngo be kugwa mu muriro. Irindi jambo rikatubwira ngo ibisarurwa ni byinshi cyane, abasaruzi ni bakeya. Mu yandi magambo, nimba wabyumvise, hari abapfuye, hari abataramenya Kristo bari hanze. Barahari muri bene wanyu, barahari mu nshuti zawe, barahari mu bavandimwe, barahari. Hari n'abandi baguye, hari n'abandi bari baramenye Kristo. Kuko ijambo ry'Imana byatubwiye buriya Loti yari mwene se wabo na Aburahamu. Aburahamu yari se wabo.
agira umutima nubwo yari yamugiriye nabi, ariko nta nubwo ari nawe, nuko gusa wenda yamukurikiye, hanyuma abashumba babo bakagira amahane. Ariko aramubwira ati fata aho ushaka nanjye dutandukane, kuko Imana n'ubundi ntiyari yamubwiye ngo ahagurukane na Loti. Ariko afashwe yibuka ko ari mwene se. Natwe twibuke bene data, hari abantu mwasenganaga bapfuye, bari aho barindagiriye hanze. Hari abandi batazi Kristo na gatoya. Mu yandi magambo, Imana iduhaye iki? Iduhaye umukoro wo gushaka abazimiye. Haleluya. Yakubwiye ngo shaka, wenda wakwiha n'ukwezi cyangwa wakwiha n'iminsi, wenda wanatangira n'uyu munsi, ariko irijwi rije ari icyo cyonyine rivuga, ubu butumwa buje ari icyo cyonyine buvuga. Ndakwinginze ngo ushaka uwurohora, ushaka uwurohora, ushaka uwukura mu rwobo. Umuntu wese abifate nka devoir, nka message Imana imuhaye. Ntabwo bireba naka, bireba weho, bireba jewe. Reba uwo wakuramo, reba uwo wagaruza ubugwaneza, reba uwo wibuka yagiye, reba uwo wibuka mwasenganaga, ahari ineza yawe yamugarura. Reka dusenga Imana. Hari icyo wumva aha, yavuze urukundo, yavuze imbabazi, hari commitment nayo. Urumva hari ubwo bakubabaje bariya abari kurimbuka, urumva bakubabaje, nibura nubwo waza n'umwe, Kristo yazamukwibukira. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mana ikomeye cyane, Mana nziza idukunda, uvuganye natwe kuri aya masaha, kuri uyu munsi, utwibutsa abari hanze bagoreweyo bapfiriyeyo. Uratubwira ngo duhaguruke tugende tubarohore, uratubwira ngo duhaguruke tugende tubakure mu myobo barimo. Mana yo kwiringirwa no kwizerwa, ibikoresho birahari, ni wowe utanga imbaraga. Mana nkuru yo kwiringirwa no kwizerwa, ni nawe utanga urukundo. Nitugira urukundo n'imbabazi, Mana ibyo ni ibikoresho bikomeye, kandi gushaka n'ugushobora. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, sengeye ubu bwoko Mana bwumvise aya magambo, kugira ngo ubumurikire umwe ku wundi, umwe wese arebe uwo yazana, umwe wese areba abo yazana, umwe wese areba icyo yakora, kuko ari cyo dushakaho muri aya masaha. Mana nkuru yo kwiringirwa no kwizerwa, ntabwo twakijijwe ngo tunezerwe twenyine iby'agakiza k'Imana, ahubwo tugomba kubibwira n'abandi batigeze bamenya ko Yesu aruhura, ko Yesu yabagira neza. Twibuke n'abandi bafashwe mateko na wa mwanzi Satani, nabo tubabohoze, kuko Mana yo kwiringirwa no kwizerwa, nabo bari bazi izina ryawe Kristo, ariko bafashwe na byinshi by'isi maze bararuhama. Ariko Data uduhaye ubutumwa ngo tugende tubarohore. Gira neza ubu bwoko, bambika imbaraga, bambika imbabazi, bambika urukundo, mu izina ryawe ryera. Twongere tugende tugusarurire, kuko ibisarurwa bikiri byinshi hanze. Uragahora ku ngoma Mana, udushoboze muri byose, kandi uha umukozi wawe umugisha, kuko yemeye kugutumikira. Mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Reka dukomere Imana amashyi menshi. Nicare gato, duhe amahirwe umuntu waba ari hano atarakira Yesu nk'umwami, akaba yumva ashaka kwakira Yesu. Abaye ahari yazamura ikiganza. Ubaye uhari utarakira Yesu, ukaba ushaka kumwakira, wazamura ikiganza tukagufasha. Aho waba wicaye hose, Imana ibahe umugisha. Dukomere Imana amashyi niba twese twarakira. Twongere Imana amashyi menshi.
mbwira mwene so ngo uhawe umukoro ugende uwukore, uhawe umukoro ugende uwukore. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.